ntabwo ari ikintu cyiza gukubitwa copyright warangiza ukagomeza witurije. Nanone si ikintu cyiza kubona bagohereje top up y'amafaranga runaka ugomba ugiye kujya winjiza ku kwezi ntuyibone. Nanone ntabwo ari ikintu cyiza gusanga hari umuntu waguhaye strike ntuyibone kubera ko utabona notification. Bino video ngiye gukwereka ukuntu ushobora kubona notification za YouTube zose habaye ikintu gishya icyo ari cyo cyose kuri YouTube channel yawe ukabasha kukibona. Mbere na mbere, niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo nazagire video nimwe gucika. Uyu wumva ni Frank, hano ni kuri One Frank Crush yahoze ari Trade X. Sasa noneho ikintu cya mbere kibaho nuko settings ngiye kukwereka arizo izi ngizi zizajya zituma umenya ngo bampaye strike, bampaye copyright, natanga copyright n'abantu bakoresha igihangano cyawe ukaba wabasha kuyimuhereza, cyangwa se hagira na update y'amafaranga yakuzamuwe ugiye kujya ubona nanone ukayimenya. Bishatse kuvuga ngo rero ntabwo ari ikintu cyiza ubaye utazajya ubona izi notification. Akaba ariyo mpamvu ngo haye ikaze muri ino video naguteguriye ukuntu cyangwa se ya setting wafungura ukajya ubona notification zose bitakugoye hano kuri YouTube. Reka dukomeze. Fata telefone yawe noneho uhita ushaka application bita YouTube Studio, niyo tugiye kwifashisha kugira ngo ibi bintu byose bikunde. Niba utayifite downloading muri Play Store andika YouTube Studio, barahita bayikuzanira ku mwanya wa mbere. Urayifungura, numara kuyidownloadinga irafunguka imeze nka gutya. Urakanda hariya ku gafoto kawe mu nguni, hariya ku gafoto kawe mu nguni, kwa kariya gafoto kari mu nguni ka channel yawe. Ahangaha ni uri bukande, nuwakanda haraza gufunguka tab imeze nka gutya. Hari buze gufunguka tab imeze gutya, nurangiza uri buze ukanda hano handitse setting. Urareba ahantu handitse setting aba ariho za ukande ahangaha. Numara gukanda ahantu handitse setting harafunguka ibintu bimeze nka gutya. Nihafunguka indi tab imeze nka gutya uri bukanda hano hambere handitse push notifications, niho uri bukande. Uri bukanda hano handitse push notifications harafunguka indi tab imeze gutya. Nushaka urafata hano kuri comment ya mbere ukure muri all ukande kuri important. Hariya ni kwa kundi bavuga comment nyine nyinshi hakaza hakavamo amagambo ameze ate nyine ibintu byose ukabyakira. Rero zino ni settings zose ngiye kuzigusobanurira imwe ku yindi umenye ngo nafunguriye cyangwa se iyi nayihorera. Ahangaha rero no turi buze gusanga ibintu byose bikubiye. Kanze ngusobanurire izi settings. Duhite dukomeza ku ya mbere, turasanga ari comment. Hara wemerewe kwafungura igihe ushaka ko comment zose zizajya ziza z'amagambo yari yo yose. Kabiri turasanga ari analytics yagiye bagohereza za weekly recap, nyine abantu baba batanazibona. Kabiri turaza tuhasanga achievement yandi za urasangamo za membership nyine cyangwa ibindi bintu byose nyine watsindiye nka step wavuye winjira ku yinda. Kabiri tuzasanga policy barimo amacopyright nyine ibintu byinshi bijyanye n'amategeko ya YouTube. Kane tuzasanga in cyangwa se an, niho bakubwira ngo amafaranga yawe yazamutse cyangwa se ibintu byawe amafaranga wahabwaga iki cyumweru yiyongereye cyangwa se views n'iki. Gatatu tuzasanga privacy, nyine ari wowe wemerewe guhindura amavideo. N'ibi bintu byinshi biri hano nzagenda bibasobanurira gake gake ku bantu mwakoze subscribe muzabona iyo video, cyangwa se nimwe nabishaka mumbwira abari yo nkurikizaho kubahereza. Sasa ngiyi ni One Frank Crush, cyane ko ibi bintu mweretse ari ibintu nyine by'ingenzi kuko hari abantu benshi baba batabona ziriya notification kandi baba bazikeneye kugira ngo ukomeze ugende winjiza ibiceri byawe gake gake ukoresheje YouTube. Nkuko bakomeza bababwira, YouTube ni urubuga ruhemba amafaranga kandi ni rwo rubuga rwonyine mu Rwanda rutanga amafaranga rutitaye cyangwa se rutanabaje ibintu byinshi. Nujya kuri TikTok bazagusaba kujya mu kindi gihugu ngo uyikoreshe ngo icyumweru, nyine amafaranga atarayo kuri live. Nayo kuri live kuyakuraho murabizi bisaba gutransfera nyine ibintu byinshi. Mu gihe YouTube yo ikintu usabwa ni AdSense iconnecte neza na YouTube yawe, ibindi bintu byose ikagenda ibigukurikiranira gake gake ku murongo. Rero nkuko mubizi uyu ni Frank, ni channel bayita One Frank Crush, akaba ari ibegezaho ibintu byinshi bitandukanye. Kora subscribe, ufungure inzogera kugira n'ikindi kintu nakwigisha. Gusa nanone nibutsa abantu mutarakora subscribe ko mugomba kuyikora. Wagira ikindi kintu ushaka ko nkwigisha ukambwira muri comment. Ndi hano ku bwanyu, nge banyita Frank. Bye, duhure mu zindi video. Ciao.